icyo nsubiramo uyu munsi ni nka siroga ebyiri ngira ngo mutahane muzaziganireho mukomeze muzizirikane aho mubo muganira cyane cyane muri uku kwezi kw'icyunamo ariko muzabizirikane buri munsi atari mu magambo gusa no mu bikorwa. Abapfakazi imfubyi bose banganya umuruho, uzi ko mu Rwanda babavangura, bamwe bagafashwa abandi bakamburwa n'utwa abagabo babo babasigiye baraguye muri gereza cyangwa barakubiswa amafuni cyangwa baraboshywe. Abana ejo bundi abo twavuganye mu Rwanda mbwira ko abana basigaye biga mu mashuri no mu cyaro bisigaye bigaragara ko ari abana bo mu bwoko bumwe b'indobanure kuko bafashwa bagafashwa n'ikigega gishinzwe gufasha abakorewe jenoside mu gihe abahutu nabo bakorewe jenoside abapfakazi babo n'imfubyi zabo bamburwa udusambu twabo amashyamba ngo ni za gacaca cyangwa ngo ni imanza ngo abagabo cyangwa uwo muryango ngo waracumuye wica abantu. Ubwo murumva ko ari ugukorwa jenoside inshuro nyinshi igikorwa ngo abo bapfakazi rero n'izo mfubyi ni mubazirikane mwibuka yuko mwebwe muri ahantu mushobora kugira akazi, mushobora kugira ikintu muboherereza, mwaboherereza n'amahera 5 ku kwezi cyangwa 10, ariko mubizirikane. Nigeze kujya mbigarukaho mu myigaragambyo myinshi twagiye dukora mu Bubiligi yuko Western Union Bank n'ubundi buryo bwose bwo kohereza amafaranga murabikora, ariko mumenye ko ubu umuturage atashobora kurya na wa wundi nawe muzi wari ufite kungujumba kungu rutoki wari ufite amasaka intego z'amasaka n'ibijumba, abo bantu bose babuje guhinga ibyo barya ku buryo bivuze kuvuga ko ari nayo jenoside igikomeza. Abagabo abana babyaye ntibagishobora kubagaburira, ni ukuvuga yuko ubu noneho basigaye basabwa no gukona bakabakona kuko n'abana babyaye ngo bashobore kubagaburira babaye abakene, umukene rero ngo bagomba no kumubuza kubyara. Ni ukuvuga ko ari abo babyaye mbere bazapfa, ari n'abandi badashobora kuvuga kuko babakonye. Ubwo mwumviye jenoside ikorerwa ubwo bwoko bw'abanyarwanda ari nabwo benshi mukomokamo muri hano. Nagira ngo mukomeze mubazirikane, abakiriho mubabuze gupfa, abo ngabo babujwe guhinga mubabuze gupfa, abagomba gukonwa mubabuze gukonwa kuko batazi niba ejo bundi batazakenera kubyara kandi kana abandi bishwe n'inzara nk'uko byateguwe muri gahunda yo kwicisha abanyarwanda. Indi siroga ngira ngo mutahane ni ubutegetsi buvangura abapfu ntibushobora kugira icyo bumarira abazima. Ubutegetsi buvangura abapfu ntabwo bushobora kunga abazima. Icyo nacyo mu gitahane mu kizirikane. Nibutse n'indi siroga twabwiwe n'abana bo mu Rwanda ejo bundi mu rwego rwo kugira ngo badukangurire kwifata nsharije. Batubwiye yuko ngo ubumuga busumbye ubundi ari ubwoba. Ibibatera ubwoba koko birahari kandi ni byinshi, ariko iyo umuntu yagize ubwoba aba asa nk'uwapfuye kuri 20-40% biterwa nuko yabugize. Ubwo rero muhaguruke mufashe izo pfakazi, mufashe izo mfubyi, mufashe abo bapfakazi, muhaguruke munarwanya ubwo butegetsi buvangura abapfuye kuko ntacyo buzamarira abanyarwanda niyo byakugamba imyaka 100 cyangwa 200. Nagira ngo nongere nibutse ko uburenganzira bwo kwibuka n'inshingano zo kwibuka abacu bishwe ari inshingano buri muntu wese agomba kuzirikana. Hari igihe abantu bavuga ngo abapfuye barapfuye nyine, ariko abapfuye ntabwo bapfa iyo tubazirikanye, iyo tubafite mu mitima yacu. Ngira ngo nta muryango utarakozwe mu nda mu bicara aha n'abatashoboye kugera hano. Muzirikane rero yuko uburenganzira bwo kwibuka banyu ari ngombwa. Kwibuka abaturanyi banyu baba Abahutu cyangwa Abatutsi, kwibuka abo mwari mwarashakanye, abo mwari mwaragiye mushyingirana, ari nacyo twakomeje kuzirikana kuva ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 4
mu mwaka wa 2005 aho twajyaga kuri memoriali i Buruseli mu Bubiligi, twahawe uruhushya na burugumesitiri waje kuvaho nyuma y'imyaka 2. yagiye kuri balcon. Niba musanzwe muzi kera burugumesitiri bubakaga ibiro bya komine bagashyiraho balcon, uwo munsi yagiye kuri balcon nk'uko yabikoraga kera muri dare za Nemiri wisami n'ofisa kera hatari hazwi bya mikoro. Burugumesitiri yajyaga kuri balcon akabwira abaturage bamutoye, akababwira ijambo rikomeye. Icyo gihe rero abantu twagiye kwibuka bacu, burugumesitiri yagiye kuri balcon atubwira ukuntu yishimye, anatwitaye ngo nous sommes ses chers amis. Uwo muntu nuko yemeraga ko twakoze igikorwa cy'ingenzi cyo kuza kwibuka abacu. Hari abakeka rero ko kuza kwibuka ari ukwitera igihe cyangwa ari ukwitesha agahinda k'ubusa, ariko ndajya mubwire ko ari ngombwa. Muzi ko mu Kinyarwanda habaho ibyo bita guterekera. Guterekera se ni iki? Ni ukwibuka wa muvandimwe wagiye, wa mubyeyi wawe, wa muvandimwe muvukana, ukurikira cyangwa ugukurikira. Icyo kintu no mukizirikana. Ikindi kuko nabwiye ko nabatindira mugomba kuzirikana ni ndabivuga mu Gifaransa kuko wenda mbuze ijambo mu Kinyarwanda rinyoroheye, le rétablissement de l'histoire tragique tufite. Mwumvise ko ari abakwepa amateka, abandi bagakwepa amatariki. Nyamuneka niba waravutse ku itariki ya 5 ntabwo uzabihindura mu buryo bwavutse ku itariki ya 10, ntabwo bizashoboka. Amateka yacu rero ashingiye yuko kugira ngo jenoside ishoboke hari umugabo wahoze ayobora igihugu cy'u Rwanda. Ijambo rye ry'ibanze ndagira ngo ndibibutse nubwo ntibuka amagambo yose aravuga ati twirinde kugwa mu mutego w'umwanzi, ati kuko arashaka ko dusubiranamo agaca inyuma akatwambura igihugu cyacu, akatwambura zahabu yacu ariyo amahoro, amajyambere, amahoro umwe n'amajyambere. Ubu rero hari ikintu cyo gushaka kwibagiranya umunsi icyo gihugu bagica umutwe. Ngira ngo mwese murabizi hano muri sale, kugira ngo mushobore kuba mwinjiye hano mumanukiye esikariye hariya, ushaka kujya muri toilette ajyeyo ajyayo, kubera ko hano dufite ka telekomande, dufite hano ka ordinateri kabahangaha. Iyo rero uwo mutwe uciye urabyumva ari amaguru ari amaboko, ntaba kimenya ibyo akora, kuko telekomande disque dur iba yagiye. Amateka y'u Rwanda nitwe tugomba kuyashyiraho, nitwe tugomba kumenya uko tuzita ubwicanyi bwakorewe Abahutu, kuko bwakorewe Abatutsi bwo bwarangije kubona izina ryabo kandi bikwiriye, kuko Abatutsi bishwe mu buryo bwo gushaka kubatsemba. Ariko n'Abahutu n'uyu munsi guhera ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa 10 batera u Rwanda kugeza uyu munsi, gahunda zose zo kwica Abahutu zirahari. Ari ukubakona, ari ukubajyana mu mirimo isimbura gifungo yo kubicisha inzara kandi babakoresha kurusha uko moteri zikora, ari ukubabuza urwo rubyaro, ari ugufata abana bakajya kubatera inkingo zitemewe cyangwa se zahakanywe zirukanwe n'ibindi bihugu. Ibyo byose ni ibigamije kumara habo bantu. Amateka yacu rero nitwe tugomba kuyandika, komisiyo y'Verite nitwe tugomba kuzayishyiraho. Ibyo bintu mubizirikane bavandimwe, nimwe mugomba kwita ibintu, ntabwo ari umuzungu, si Loni, si umushinwa, si umujapone uzaza kubatabara, si uzaza kubabohoza. Nimwe mugomba kwibohoza, buri peuple igomba kwibohoza. Ikindi narangirizagaho, nababwiye ko mutabara bari mu Rwanda bitwa n'inzara, ariko dufite n'abavandimwe bacu hano, cyane cyane imiryango y'abaguye mu ndege ikeneye gufasha. Sinzi muri mwe niba hari umuntu wigeze ajya mu rubanza ngo arebe amafaranga bitwara, ngo arebe umwanya bitwara. Nyamuneka nagira ngo mu bituvuna byose, kandi ni byinshi, muzi ko dukoza fundraising zo gutabara abanyepolitike bafunze, muzi ko dushaka no gushyiraho ikigega nanone cyaje cyita kuri ibyo bibazo byose by'ubutabera, byo kugaragaza ukuri, mbese fo bamwe bayita ko twayita ngo ni fond pour la démocratie, la vérité, la justice. Ibyo mushobora kuzashaka amazina. Icy'ingenzi nuko abaho ubushake bwo kugira ngo nk'uko buri munsi umuntu yishyura umuriro we, akishyura telefone, akishyura ubukode bw'izabamo, tumenye nuko tugomba kuinvestisa mu kubaka état de droit, mu kubaka igihugu kigendera ku mategeko. Iyo ushaka kubaka inzu ugura umufuko w'isima, ukagura y'amabati, ugashaka n'umufundi. Nagira ngo mbabwire ko ntabwo tuzubaka
igihugu kigenda ku mategeko tutanakoze mu mufuko ngo dushake ubutabera turenganura abarengana, ariko tunubake cya gihugu cyacu dushake umufundi. Abafundi barahari bari muri prison. Umufundi wa mbere ni Ingabire, ni Mushayidi, ni Ntaganda, ni Itegeka Theoneste. Abafundi barahari ariko bari muri prison. Twe tugomba kubakuramo. Noneho tugomba gushaka amikoro nayo gufasha abo bantu barwanira ukuri, barwanira ubutabera, barwanira demokarasi. Kumwihariko wo kubera ko turi Rusizi Avril uyu munsi, nagira ngo tubyumvikaneho abari mu Bubiligi tuzarebo tugezaho inkunga yacu, abari mu Faransa namwe murebe uwo mugezaho inkunga yacu. Mu Bubiligi nifuzaga wenda ko inkunga twazayigeza nko ku mugabo witwa Munyaneza Augustin niba binyemereye, twese ariko tugashishikariza abavandimwe bacu n'abataraha kugira ngo dushobore gufasha iyo miryango ishobore kubona amafaranga y'abavoka, kuko urubanza baburana ntabwo ari urwa Habyarimana, ntabwo ari urwa Ntaryamira gusa n'abandi bari babaherekeje. Ni urubanza rw'igihugu cyose, ni urubanza rw'igihugu cyose cyaciwe umutwe, kuko ubuyobozi bwacu bwaciwe umutwe uwo munsi. Nk'uko baciwe umutwe abasenyeri, Kiliziya Gatolika wenda ifite uko yirwanaho yabonye n'uko ibasimbura, ariko twebwe turacyafite ikibazo cyo kubona abasimbura uwo mutwe bakase. Nagira ngo rero bamenyeshe yuko gufasha iyo miryango nabyo ari devoir, ari inshingano yacu. Mu Busuwisi nabona Habyarimana yavuyeyo, nawe wenda bazabiganiraho. Ntabwo nzi mu Busuwisi banza hatari abanyarwanda benshi, ariko n'abahari nabo bavuga ko babigenza. Niba hari abavuye mu Buholandi nabo bagerageza, mu Buholandi naho hakaboneka umuntu wazakusanya imfashanyo yazaboneka. Nagira ngo mbabwire ko iyo habaye ubukwe hano turaterateranya tugakora ubukwe bwiza cyane, ariko nagira ngo mbabwire ko n'urubanza rutureba. Ntabwo rureba famiye ya Habyarimana yonyine gusa, famiye ya runaka na runaka bari muri uriya rubanza rwo kugaragaza ukuri kw'abantu. Noneho umwana abonye cyatumye dukorera iki cyunamo hano, ni ukubera ko hari raporo yabivuze ikabivuga itangiye kugoreka amateka yacu. Nyamuneka nk'uko nabibabwiye, amateka yanyu nimwe muzayandika, ntabwo muzayabandikira. Nagira ngo mpagararire aho mbasaba kuzirikana ari abari mu Rwanda bicwa n'inzara, ari abanyepolitike bagiyeyo, ari n'abafite imanza hano, cyane cyane urubanza rujyanye na Rusizi Avril. Murakoze kandi murakarama.